ikosa rikomeye abantu tangiye business dukunda gukora nuko twe expectinga ko mu kwezi kumwe mu mezi 2 mezi 3 aribwo tugiye kubona inyungu. Urugero rwiza rwo gutangira guteza ibyo bintu ni cya gihe turimo kubona ama startups menshi igihumbi business nk'igihumbi bishobora gutangira mu kwezi kwa mbere mu kwa gatatu ukaba utacyumva n'imwe. Nta yindi mpamvu ibi biri inyuma no kumva ko amafaranga ari bagiye gushaka mu mezi ngahe atatu. I'm being honest to this. Na business n'imwe yakoze mu mwaka umwe, never. Business kora kwayo ni consistency, no guhozaho. Ko no mukiri umwe wabonye uyu munsi azakuzana ndi mu mezi 3 bikarangira umwaka bikarangira like niyo consistency. So rero abantu benshi binjira muri business batagetinze amafaranga rather than kwinjira muri business utagetinze gukora. Ni nayo nama nabwira abantu bamwe gutangira business uyu munsi. Wijya muri business kuko utagetinze amafaranga. Yega amafaranga twese turakeneye niko kuri, ariko tekereza kuri iri jambo gukura kwa business ko biroroshye cyane gusobanukirwa ko nimara gukura muri business harimo aspect ivuga ngo nakuze ariko nibyo ndi gukura biri kunkuza, ibyo ndi gukura nabyo biri kunkuza. Amafaranga nayo aragukurikira as well. Uko umuhanga we yaravuze ngo you setting a vision ugakora kuri vision, money flows vision. Simple as that.